turaza kwifashisha inkuru ziri muri byakozwe n'intumwa, tuze gusoma no mu gitabo cya Matayo no mu gitabo cya Yona. Nitumara gusoma aho hantu hose turaza kugenda tuganireho, hanyuma dusenga Imana. Turaganira ku iryo jambo riri mu byakozwe n'intumwa ibice 20, umurongo wa 7 turageza ku murongo wa 11. Turasoma umuntu wasinziririye mu cyumba cyo hejuru ahantu bari kumva ijambo ry'Imana. Hanyuma turasoma no mu gitabo cya Matayo naho ibice 13 umurongo wa 25 kuza n'umurongo wa 30. Kaduhere mu byakozwe n'intumwa tubanza twumve uko ijambo ry'Imana rivuga. Byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ibitotsi byo mu mwuka cyangwa gusinzirira ahantu abantu barongera iby'ubugingo. Turasoma rero mu byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11. Reka dusome mu izina ry'umwami wacu Kristo Yesu. Ibice 20 umurongo wa 7, ibice 20 by'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umurongo waho wa 7 kugeza ku murongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Kristo Yesu. 20 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11 ibyakozwe n'intumwa. Kuwa mbere w'iminsi 7 duteranira kumanyagura imitsima. Paulo arabaganirira ashaka kuvayo mu gitondo, akomeza amagambo ageza mu gicuku, kandi hariho amatabaza menshi mu cyumba mu cyumba cyo hejuru aho twari duteraniye. Umusore witwaga Utuku yari yicaye mu idirishya arasinzira cyane. Nuko Paulo akomeza kuganira amagambo menshi, biratinda Utuko arahunyiza ava mu cyumba cyo hejuru aragwa, basanga amaze gupfa baramuterura. Paulo aramanuka amwubarira hejuru aramuhobera ati mwiboroga kuko ubugingo bwe bumurimo. Maze asubira mu cyumba cyo hejuru amanyura imitsima aryaho, akomeza kubaganirira byinshi kugeza mu museso, maze aragenda. Imana yakitugirire neza. Tugiye kongera turebe abandi bantu basinziriye. Turi gushaka kwitegereza kureba ingaruka zo gusinzira, ariko turafokasinga ku bitotsi byo mu mwuka. Turareba muri Matayo n'ubundi bice 13 naho hari abantu basinziriye. Ibice 13 byo ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Matayo. Turasoma umurongo wa 25 dusimbuke dusoma umurongo wa 30. Umurongo wa 25 ubundi dusimbuke dusoma umurongo wa 30. Ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Matayo ibice 13 umurongo wa 25, hanyuma turasimbuka dusome n'umurongo wa 30. Haranditse amagambo avuga ngo nuko abantu basinziriye umwanzi araza ariba urukungu mu masaka aragenda. Umurongo wa 30 haravuga ngo mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarura. Mu isarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Imana itugirire neza. N'ubundi turasoma muri Yona, turi gushaka kureba abantu basinziriye n'ingaruka byagiye bibagiraho. Turasoma muri Yona igice cya 1 n'umurongo wa 5, ingaruka z'ibitotsi byo mu mwuka. Umugabo bita Yona, umuhanuzi bita Yona
igice cya mbere n'umurongo wa 5 wonyine niwo turi gusoma. Igice cya mbere umurongo wa 5. Yona ari hafi uvuye kuri Matayo usubira inyuma ni hafi. Uvuye kuri Matayo ujya mu isezerano rishya nani rya kera. Niho uri hafi kugera mu gitabo cya Yona. Igice cya mbere umurongo wa 5. Turasoma nanone abandi bantu basinziriye. Ijambo ryacu turiho uyu munsi ni ijambo rivuga ingaruka z'ibitotsi byo mu mwuka. Ubwo rero tugiye kureba umugabo bita Yona, nawe ibyo bitotsi byamubayeho. Turebe ingaruka byamuteje mu gusinzira kwiwe. Igice cya umurongo wa 5 dusoma gusa, haravuga ngo abasare baterwa ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo baronke boroshye inkuge, ariko Yona we yari mu nkuge hasi aryamye yisinziririye. Imana iturinde ibyo bitotsi. Tugiye rero kuganira kuri aya magambo, hanyuma niturangiza dusenge. Babanje dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 20 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11. Tuhabona umuhungu bita Utuku wagiye mu materaniro ahantu Pawulo ari habwiriza ubutumwa bwiza, hanyuma ahitamo kwicara mu idirishya. Turebe ibyamwicaje mu idirishya. Iyo umuntu yicaye mu idirishya aba afite ubushobozi bwo kumva ibiri imbere n'ibiri hanze. Bana yacu tugire neza, kandi abashobora no gutera akajisho akareba ibiri hanze akareba n'ibiri mu nzu. Aba bantu bari bagize amahirwe Pawulo yari ari kubabwiriza ubutumwa bwiza, ariko kandi afite urugendo rwo kuza gukora. Hanyuma abantu rero bajya mu cyumba cyo hejuru baprofita Pawulo arara baganiriza mu iryo joro mbere yuko afata urwo rugendo. Hari harimo n'undi muntu waje bita Utuku, nawe ushaka kumva ijambo ry'Imana, ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, ariko ahitamo kwicara ahantu mu idirishya. Iyo waje kumva ijambo ry'Imana, ntuhitemo kuri bamwe wese ugashaka kugira ngo wumve ibyo hanze n'ibyo mu nzu, bikuzanira ibitotsi byo mu mwuka. Imana yacu tugirire neza. Uyu Utuku yumvise ijambo ry'Imana Pawulo yabwirizaga, ariko kandi atega n'amatwi y'ibiri kubera hanze. Uwo ngo yaragiye ijambo ry'Imana riravuga ngo yicara mu idirishya. Muri make ubwo abandi bari bicaye mu ntebe, we yaragiye afungura idirishya yicaramo mu idirishya. Sinzi pozisiyo yafashe, niba yaricaye areba gutya amaguru ari mu nzu, cyangwa niba yaricaye amaguru ari hanze, niba yarabitandarajeho, sinzi ukuntu yabigenje, ariko Bibiliya itubwira ngo yicaye mu idirishya. Mana yacu tugire neza. Noneho rero iyo wicaye ahantu hatariho kandi uri kumva ijambo ry'Imana, ibitotsi byo mu mwuka biba biramufasha, aba arasinziriye. Mana yacu tugire neza. Ibyo hanze ntibyamufashije, ibyo mu nzu nabyo ntibimufashije, bimukurura ibitotsi. Umugabo bita Utuko aba arasinziriye. Amaze gusinzira rero, najya mbabwira muri ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye. Iyo umuntu atabashije gutega amatwi ijambo ry'Imana agakurikiza icyo ijambo ry'Imana rimubwiye, kugwa kwiwe ntashobora kugwa aho aryumva neza, ahubwo agwa haza aribura burundu. Mana yacu tugire neza. Yari ari mu idirishya, ariko ibitotsi ntibyamuhubuye bimugusha mu nzu, byamuhubuye bimugusha hanze. Mana yacu tugire neza. Kubera iki? Satani, ijambo ry'Imana avuga umwanzi ntazanwa n'ikintu usibye kwica no kurimbura no kunyaga. Imana yacu tugirire neza. Kandi Satani ntabwo ashobora kwifuza ko wabasha kuza mu nzu y'Imana kugira ikintu wakura. Iyo wamucitse ukaza mu nzu y'Imana, n'ubundi we ntagenda. Imana yacu tugirire neza. Ntabwo Satani ashobora gutuma umuntu yumva ijambo ry'Imana nk'uko Imana ibishaka, ahubwo turwanya Satani kugira ngo tubashe kuryumva. Mana yacu tugire neza. Twese uko twaje ahangaha ntabwo Satani yabyishimiye. Satani yari afite imigambi myinshi, yagombaga no kuba yadutera uburwayi. Twaje tudarayivinga, agomba kuba yadukoresheje agisida, atwirukankaho, ariko nagiye bababwire Satani ntajya aneshwa ngo abyemere. Mana yacu tugire neza.
Satani yarebye Yesu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yiyirije ari gusenga. Yesu arangije amasengesho, Satani ntibyamutera ubwoba, ahita ajya kumwata. Araza ati, nari mbonye ushonje nagira ngo ugire inama y'abagabo. Isi nama ni iyi. Urabona ko wari umwana w'Imana ubasha no ubwo abandi batari bakamwemera ko ari Masiya, Satani we yarabizi. Aragenda aramubwira ati, uri Masiya, uri umwana w'Imana, kandi urabona n'inzarira urwose, urabona ko naramukurikiranye, namaze igihe ndeba amasengesho ukora, nararebye mbona n'isazi ntiyigeze gwa ku munwa, nta byo kurya wabonye. None reba aha hantu hari amabuye menshi meza asa neza. Ufite ubushobozi wayahindura imigati ukirira. Imana yacu tugire neza. Ni ukuvuga ngo Satani ari kugaragaza imbaraga za Yesu zishobora guhindura ibintu bidahinduka. Ari kumenya ko Yesu amaze iminsi 40 asenga, ariko nubwo bimeze gutyo ntibyateye Satani ubwoba. Hari abantu bajya bumva ko hari bafite ubushobozi bwo kuba bakora ibintu bidasanzwe, ariko nagira ngo babwire ibyo waba uhagaze hose, imyaka waba umaze mu gakiza iyo ari yo yose, imbaraga waba ufite mu gakiza izo arizo zose, Satani ntabwo ari kure yawe. Imana yacu tugire neza. Ntabwo Satani ari kure yawe, ahubwo ikintu bidusaba kudasinzira. Imana yacu tugire neza. Bidusaba guhora turi maso, bidusaba guhora dukanuye, kuko Satani we ntabwo ajya aduha break. Imana yacu tugire neza. Nta hantu namwe uzatura ngo wageze kure ya Satani, kirazira. Ahantu honyine gusa Satani atazakandagiza ubirenge ni mu bugingo. Imana yacu tugire neza. Umunsi tuzaba tumaze kuva muri uyu mubiri tugeze aho ubugingo bwacu buzaba igihe cyose, aho niho honyine Satani adashobora kugera. Ariko Satani yaza mu materaniro y'abanyamwuka basenze buzuye imbaraga z'Imana. Satani yagenda n'ahantu abantu b'Imana bateraniye, ari abantu b'Imana bonyine bateraniye. N'Imana nayo ubwayo ihari, kuko ijambo ry'Imana avanga abantu 2 cyangwa 3 bateraniye, Imana ibihari. Nagira ngo mbabwire, Imana yateraniye. Ijambo ry'Imana muri Yobu ritubwira ngo abana b'Imana barateranye. Imana yacu ishimwe. Abana b'Imana barateranye. Aho bateraniye si Imana, ariko bigaragara ko batari mu isi. Imana yacu tugirire neza. Ndababwira impamvu ntekereza ko batari mu isi. Nuko Satani yageze ahantu mu materaniro y'abana b'Imana, asanga n'Imana irahari. Imana iramubaza ngo, Satani uvuye hehe? Aravuga ati, mvuye mu isi. Bivuga ko ahantu yari ari ntabwo hari ku isi. Ahabo bana bari b'Imana bari bateraniye ntabwo ari mu isi. Hanyuma Satani ahageze, Imana iramubaza ngo, uvuye he Satani? Satani aravuga ngo, mvuye mu isi kuyizereramo. Imana yacu tugirire neza. Imana iramubaza ngo, waba wabonye umuntu wanjye, umukozi wanjye, umukiranutsi wanjye Yobu, ko nta muntu n'umwe uhwanye naba mu isi ku byo gukiranuka? Imana yacu tugirire neza. Bishaka kuvuga ngo Satani nta hantu na hamwe atajya, nta hantu na hamwe, nta bwoba agira, ntatinyishwa n'ikintu na kimwe. Imana yacu tugirire neza. Ikintu ijambo ry'Imana ritubwira ni ukuba maso, tugahora dukanuye amaso kugira ngo tudashukwa n'akantu na kamwe ka Satani. Imana yacu tugirire neza. Ahantu rero uyu mugabo Utuku yari yagiye mu materaniro, agira ngo ubwo yageze mu materaniro ibintu byose bimeze neza. Imana yacu tugirire neza. Ariko yibagirwa ko ahantu hose waba uri utabaye maso, Satani yagutera ibitotsi. Nuko arasinzira. Amaze gusinzira, aho ukavuga aho ijambo ry'Imana ryari riri kuvugirwa, agwa hanze hasi ku butaka, arangije aranapfa. Imana yacu tugirire neza. Rero abantu bari mu materaniro babonye uburyo Utuku yari ari mu materaniro akaba aguye hasi, akaba apfuye, Satani yazanyemo distraction. Abantu bari banezerewe ijambo ry'Imana batangira kujya mu kiriyo, batangira kwiheba, batangira kubabara. Ibintu bariho baganira byari bafite umumaro barabihagaritse, bajya gukurikirana ikibazo cya Utuko. Hanyuma na Pawulo wari uri kubwiriza abantu ijambo ry'Imana, umwanya wo kubwiriza barawuhagaritse, ajya kureba ikibazo Utuko yagize. Abantu basinzirira mu ijambo ry'Imana, usibye ko bagira ikibazo bwite cyabo, ariko bateza n'ibibazo n'abari mu materaniro bandi. Imana yacu tugirire neza. Abantu bose basinziriye, bagasinzira mu buryo bwo mu mwuka, bazanira ingaruka abadasinziriye. Imana yacu tugirire neza. Niyo mpamvu dukwiye kuba amazi iteka ryose, ntitube impamvu yuko abandi bantu basinzira ku bwacu.
cyangwa twateza ibibazo abandi bari bari mu mahoro. Urumva abantu bariho bumva ijambo ry'Imana, ariko umuntu wahaye impamvu Satani kugira ngo yinjire mu buzima bwiwe. Satani ntashobora gukorera ahandi hantu hatari mu muntu. Imana yacu tugire neza. Abantu bose bahuye na Satani bagize ibibazo mu buzima bwabo, Satani yabinjiyemo. Na Yuda, ijambo ry'Imana ravuga ngo Yuda we, Satani yamaze kukwinjiramo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. No kuvuga ngo kugira ngo Satani abashe gukora, yinjira mu muntu kugira ngo abashe gukorera kwangiza abandi. Imana yacu tugirire neza. Umugabo rero utuko yagiye mu materaniro, ariko ntiyaba amaso, bituma Satani amurangaza, arasinzira. Amaze gusinzira, amateraniro ahita ahagarara kubera ko yaguye hasi. Abantu barumva ijambo ry'Imana birahagaze, abantu bari banezerejwe agakiza k'Imana babivuyemo, bagiye gukurikirana urupfu rwa utuko. Imana yacu tugire neza. Hanyuma rero ngo Pawulo amaze kuhagera akemura ikibazo bari bafite, kuko aragira ngo abantu bataheranwa n'ibibazo bya utuko. Arababwira ngo nukuri utuko ni muzima, nta kibazo afite. Basubira hejuru, hanyuma bari bamanyaguye imitsima bagomba kurya. Hanyuma ngo hanyuma yuko bavuye kureba ibya utuko bikemutse, bajya bafata ifunguro ryo kurya. Imana yacu tugire neza. Bivuga ngo kugwa kwa utuko kwaciye igikuba mu materaniro, kandi utuko ntiyazize ikintu, yazize kujya gushaka gutega amatwi ibyo mu nzu n'ibyo hanze. Imana yacu tugire neza. Iyo twaje mu nzu y'Imana rero, ikintu kimwe tuba dukeneye no kumva ijambo ry'Imana. Imana yacu tugire neza. Tuba tumaze iminsi turi kumva ibintu byinshi, ariko tuba tugira ngo dukangure ubugingo bwacu, twe gusinzirira mu nzu y'Imana, twe gusinzira mu buryo bw'umwuka, twe kurangara, ahubwo tube maso. Imana yacu tugirire neza. Abantu bose rero basinzira mu buryo bw'umwuka, ikintu kiba cyabayeho, Satani abagambiriye kurangaza abantu kugira ngo abahombye ibintu by'ingenzi bakagombaga kuronka muri uwo mwanya. Imana yacu tugirire neza. Ni ukuvuga ngo hari ibintu Pawulo yashoboraga kuba yagombaga kubwira abo bantu muri uwo mwanya utuko yagwaga, ariko kubera ko yarangaye, bituma uwo mwanya w'ijambo ry'Imana bagomba kuba bari kumva muri icyo gihe bajya mu kiriyo cyo gukurikirana urupfu rwa utuko. Imana yacu tugirire neza. Twasomye undi mugabo, abandi bantu muri Matayo. Muri Matayo twahabonye inkuru z'umuntu nawe wari ufite abakozi, ajya guhinga uruzabibu, ajya guhinga bavuga ko ari amasaka. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Mu kubiba amasaka rero, babiba amasaka meza, kandi bayabiba mu butaka bwiza, bahahinze neza. Barangije, abantu bagombaga kurinda wa murima, ijambo ry'Imana riravuga ngo barasinzira. Imana yacu tugirire neza. Bamaze gusinzira rero, igihe cyose umuntu agize igihe cyo gusinzira mu buryo bw'umwuka, ntabwo kigira ingaruka kuri we gusa, ahubwo kigira ingaruka ku bantu bose bari muri iyo nzira. Imana yacu tugirire neza. Abantu babibye barahinze, babimba amasaka, barangije bashyiraho n'abantu bo kugira gute, bo kurinda umurima. Ariko ngo abantu barinda uwo murima barangije bagira gute, barahunikira, barasinzira. Satani rero we imishinga agira, Satani yayoberwa ikindi, ariko iyo umuntu asinziriye arabimenya. Imana yacu tugire neza. Kandi Satani aprofitira mu bantu basinziriye. Iyo abantu bari maso biramugora kugira icyo yakora, ariko iyo abantu basinziriye nibwo buryo yinjira. Kandi Satani ntabwo areba bya bitotsi byacu dusinzira bisanzwe, areba umuntu wasinziririye mu buryo bwo mu mwuka, utari maso. Imana yacu tugire neza. Aba bantu rero bamaze gusinzira, ajya mureba ingaruka byabateje. Bagombaga kujya bavomera, bagombaga kujya bashyiraho ifumbire, bagombaga kujya babagara, ariko mwumva ingaruka byababayeho. Barabyutse mu gitondo nyuma y'ibitotsi, bagira ngo ibintu biracyari uko byari bimeze, bagikanuye. Kumbe ibintu byarangiritse mu kanya gato basinziriyemo. Bageze mu masaka ari kumera, basanga harimo n'urukungu. Baragenda barabaza ati, se mwami, ko twagiye mu murima tukaba twabonyemo ibindi bintu tutateye? Imana yacu tugirire neza. Hanyuma umwami arabasobanurira ngo ikintu cyabayeho, ngo ni umwanzi wabikoze. Barabati uyu mwanzi yaturutse he, byagenze gute? Arabanga igihe abantu mwari gusinziriye, nibwo umwanzi yaprofitiye mu bitotsi byanyu, araza biba urukungu mu masaka. Imana yacu tugirire neza.
ariko nagira ngo mbabwire ibitotsi wagize byo mu mwuka bizakugiraho ingaruka y'igihe kirekire. Ntabwo ari gusinzira ni akantu gatoya, ariko ingaruka z'ibitotsi wagize mu mwuka ntabwo uzazikurishaho amasengesho ngo zigende. Imana yacu tugirire neza. Baravuze bati ko urukungu turubona rero, ubu gahunda ni ukujya kururandura. Imana yacu tubabarire cyane. Arabati kuko rwamaze kuza imizi yarwo yizingiye ku masaka, nimwibeshya mukarandura urukungu n'amasaka nayo murayarandurana narwo. Bati none tubigenze gute? Ati ikigeragezo mwikururiye kizabana namwe kugeza amasaka yeze. Imana yacu tugirire neza. Hari ibitotsi uzagira bikakuzanira ingaruka zizabana nawe kugeza upfuye. Imana yacu tugirire neza. Barabati gusinzira mwasinziriye akanya gatoya, ariko ako kanya mwasinziriye Satani yagaprofitiyemo gushyira mu rukungu mu byo mwari mwabonye. Imana yacu tugirire neza. Mwari mumaze igihe muri kumva ijambo ry'Imana, ariko ibitotsi byawe utuka bitumye umunezero mwari mufite uhinduka ikiriyo. Imana yacu tugirire neza. Nubwo utukwa adapfuye burundu, ariko aciye igikuba mu bantu bari bumva ijambo ry'Imana. Imana yacu tugirire neza. Bari kumva ijambo ry'Imana, bagarutse bajya muri gahunda zo kurya. Imana yacu tugirire neza. Nagira ngo mbabwire ngo ibitotsi byo mu mwuka nicyo kintu kibi kuruta ibindi byose. Ngira ngo hari abandi bantu basinziriye tutari buvugaho nabo muri Matayo. Hari abakobwa 10 basinziriye bose. Imana yacu tugirire neza. Bamwe basinzirana ibyiringiro, abandi basinzira ntabyo bafite. Igihe cyo gukanguka hari abari basinziriye mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka bari maso. Imana yacu tugirire neza. Hari abandi bari barasinziriye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, bakangutse rero bashaka gukemura ikibazo cyo mu mwuka, ariko amasaha yo kugikemura yagize gute? Yarangiye. Imana yacu tugirire neza. Twabonye undi mugabo rero bita Yona, nawe n'undi mugabo wasinziriye. Ibitotsi byo mu mwuka nicyo kintu kibi mu buzima, kuko kigira ingaruka noti kuri wowe gusa, ndetse no ku bandi bantu bose bari muri groupe yawe. Imana yacu tugirire neza. Umugabo Yona yashatse guhunga Imana, ajya guhunga Imana we azi, we asenga, we abwiriza, ariko yinjira mu kiyaga, yinjira mu bwato bw'abapagani bari ku Gitarushishi. Imana yacu tugirire neza. Ahunga Imana. Agezeyo rero mu bwato, Imana iravuga ati uyu mugabo ntagomba kujya siho, ngomba kumujyana iyo agomba kujya. Imana yacu tugirire neza. Abantu mu bwato, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hajemo umuyaga, hanyuma bagerageza uko bashoboye ngo bakuremo amazi, biranga. Bimaze kwanga, barabana ikintu nabakundiye, baravuze ati ibi bintu turi byatugezeho ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu biri spiritual, ni ibintu byo mu mwuka. Barabate rero kuko twakoresheje imbaraga z'umubiri bikanga, reka dusenge. Imana yacu tugire neza. Ikibazo bagize rero, basengaga ngo ibigirwamana, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Yavuze ngo muri Yona igice cya umurongo waho wa 5, hari agace kavuga ngo ibintu bari bafite byose, nako ngo abasare baterwa ubwoba umuntu wese atakambira ikigirwamana cyiwe. Nyamara hari umuntu we ufite Imana nyayo, ariko ikibazo bafite yagize ate? Yasinziriye. Ku ijambo ry'Imana rirakomeza riravuga ngo buri muntu wese atakambira ikigirwamana cye, ngo ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge, ariko Yona we yari mu nkuge hasi aryamye asinziriye, kandi ari we wakasenze Imana nyamana yumva. Imana yacu tugirire neza. We rero abandi bo bari gusenga ibigirwamana bitagira amaso, bitagira amatwi, bigira amatwi ntibyumve, bigira amaso ntibibone, bigira akanwa ntibivuge, bigira uriki, ariko we ufite Imana nyamana yagize ate? Yasinziriye. Imana yacu tugirire neza. Kwanga ibitotsi byo mu mwuka bigira ingaruka kuri wowe, ariko bidasize n'abandi. Hanyuma abantu basenze bari kurwana n'inyanja, yabaye ikibazo cy'abantu basinziriye, ibibazo bari gucamo ntibanabimenye. Imana yacu tugirire neza. Bagira ibibazo batazi n'igihe byaziye. Yona ari mu nyanja, abantu bo kandi ibitotsi bye nibyo byakururiye akaga abandi, ariko we arisinzire nta nubwo bimureba. Abandi bariho barajugunya imizigo, bariho baradaha amazi yinjiye, Yona waracyasinziriye. Imana yacu tugirire neza.
hanyuma rero baravuga batari koko mu nkuge twari twinjiye dukoze ibarura tugasanga twari benshi, tukaba twese turi gusenga, uyu wundi we ari hehe, uyu wundi we ko twamubuze. Bajya kureba Yona basanga arasinziriye, barakomanga ati wa kigabo kitagira ubwenge, ntabwo uzi ibintu byatubayeho. Batese n'ibiki, bati hani inkuge tumaze amasaha turi kujugunya ibintu byacu mu nyanja, none wowe uranasinziriye. Twamenye ko ibi bintu ari ibintu byo mu mwuka, turasenga, ubundi wowe uri muntu ki kudasenga bite byawe? Aravuga ati kandi abantu basinziriye ikibazo cyabo, barasinzira niyo bakanguye, baba bakivuga ko ari abakozi b'Imana, baba bakivuga ko ari abanyamasengero, baba bakivuga ko ari abanyamwuka. Baramwanya bati umva ukajya uri igiki usengana. Arabati genda umuheburayo kandi nubaha Imana itandukanye n'izo mwasengaga, genda nubaha Imana yo mu ijuru. Nyamara uwo munyabitotsi ari guhunga iyo Mana yo mu ijuru, ari guhamya avuga ko ari umukozi wayo. Abandi bo basenze ibigirwamana bitumva, bitabona, bidakora. We rero Imana ikora ari gusingiza avuga akorera, we iyo Mana ntiyigeze ayigaragaza, ahubwo arisinziriye. Imana yacu tugirire neza. Barangije baramubaza bati se iyo Mana nta kintu yakora ko izacu twagerageje bikanga? Arabati irakora, ariko ikibazo mfitanye amakimbirane nayo, none rero gahunda nta yindi nakora usibye kunjugunya mu nyanja. Ubundi urumva ko yabaye n'ikihe. Imana yacu tugira, hari igihe ibito tugira bikugira ikihe. Imana yacu tugire neza. Hanyuma umugabo baramufata, baramuterura, barabati wa Mana yuko akorera we, ntuzaturenganyiriza amaraso y'iki kigabo, cyiciriye witeka ku bibi byacyo byakoze. Yona barateruye baterera mu mazi. Imana yacu tugire neza. Ubwato buratuza. Nagira ngo mbabwire, twirinde gusinzira mu buryo bw'umwuka, tube maso. Imana yacu tugire neza. Kubera yuko ndagira ngo mbabwire, Satani ikintu kimwe azi gukora ni ukureba abantu basinziriye. Satani abantu bari maso ntabegere, ariko iyo utangiye guhunikira ahita agiye akwataka. Ikizakubwira ko wasinziriye ni ikirere, ni ukudakunda ijambo ry'Imana. Kumva ijambo ry'Imana ugatangira gusinzira, kumva ijambo ry'Imana ugacika intege, gufata ibihe byo gusenga ukumva ugapanga gahunda yo gusenga, ubundi buri gihe hakaba hari impamvu zibihindagura. Imana yacu tugirire neza. Ibindi bintu byose ukabyitaho ukuyemo ijambo ry'Imana, ni ikimenyetso cy'ibitotsi. Imana yacu tugirire neza. Ibintu byose ukabyitaho ukuyemo ibiguhuza n'Imana, ubu uri mu nzira yo gusinzira. Imana yacu tugirire neza. Uyu mugabo Yona ni umuhanuzi, azi Imana y'Abisirayeli, aranacyahamya ko ari umukozi wayo, ariko yasinziririye aho abantu bari gupfira. Nta contribution n'imwe ari gutanga, byibura n'igitekerezo kugira ngo abantu bari mu nyanja barokoke, kandi afite icyo yakora. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma ageze no mu gihe bamukanguye, kubera ko Satani mu kintu cya mbere akora, Satani aha nagira ngo mbabwire, ni na kwisiteye. Ntabwo Satani uri maso ashobora kukwegera, ariko nagira n'abatangarize ntabwo Satani ashobora kujya kure yacu. Imana yacu tugire neza. Kuko gahunda ya Satani ntabashaka kugira gukererwa na gatoya, ugize agahe ko gusinzira. Imana yacu tugire neza. Satani ahora ari maso agira ngo azaprofite umunsi uzasinzira, ariko nawe iyo ugihe cyose uri maso aririnda kukwegera. Imana yacu tugire neza. Nagira ngo mbagutangarize rero yuko mu gakiza, iyo urebye maso, ibintu byari bigufitiye umumaro. Amasegonda make bitotsi ugize ashobora kuguhombya ibintu byose wari umaze imyaka uri gukorera. Imana yacu tugirire neza. Bari abantu twasomye bahinze amasaka akazamo urukungu, bagize esheke y'imyaka yose, kubera ko ntibari bemerewe kururandura kandi bagombaga kuruvomerera. Imana yacu tugirire neza. Hari igihe ibibazo uzazanirwa no gusinzira, uzahorana nabyo kandi uri no kuruha kugira ngo nabyo ubikemure. Imana yacu tugirire neza. Bavomerera urukungu batazarukuramo umutobe, bavomerera urukungu batazarukuramo umutima, bavomerera urukungu batazakuramo igikoma, ariko bakomeza baruvomera kugeza amasaka yeze. Imana yacu tugirire neza.
uyu Yona nawe arakangutse, nibyo inyanja ntiratuza, afite igisubizo ni ukwihana, akavuga ati mukatishe musubize iyo mvuye mwe murakomeza mugenda amahoro. Kubera ko yamaze gusinzira, Satani nawe yanamwimbye amahirwe yo gutekereza bifite umumaro. Imana yacu tugire neza. Iyo aza kubabwira ati ubu narindi guhunga Imana, nimubukatishe musubize iyo mvuye njye gukora umurimo w'Imana, inyanja n'ubundi yari gutuza. Imana yacu tugire neza. Ariko kubera ko mu bitotsi Satani ataduha gutekereza neza, we yakangukanye abazimu n'abadayimoni, yumva ko igisubizo ari uko bagomba kumuta mu mazi akiyahura. Imana yacu tugire neza. Nyamara igisubizo nticyari cyo kugwa mu mazi, igisubizo cyari uko bamusubiza aho avuye akajya intego. Imana yacu tugire neza. Ariko kubera ko bitotsi byamuzaniye no kurimbuka, yisabira gupfa. Imana yacu tugire neza. Yisabiye gupfa, aravuga ati nimunjugunya mu mazi ibibazo birakemuka. Hanyuma yo kujugunya mu mazi Yona harakurikira iki? Imana yacu tugire neza. Hanyuma Yona yarokowe, Imana yamugiriye ubuntu gusa. Ariko ubwo buntu Imana yamugiriye ntabwo Yona yigeze atekereza ko ariko bizagenda. Ahubwo hanyuma yuko Yona yidumbukije mu nyanja, yategereje gupfa, asanga ntibirimo. Ayisanga yumva ari mu nda y'ikindi kintu. Hanyuma ariko yumva ntiyapfuye. Imana yacu tugire neza. Yona yari afite umushinga wo kwiyahura. Imana ifite umushinga wo kujya kubwiriza abantu b'Ininewe. Ageze mu nda y'urufi asanga ntiyapfuye. Arangije yibuka gusenga. Imana yacu tugire neza. Nagira ngo ubwire ngo nubwo uzibuka gusenga, ingaruka z'ibitotsi wagize zizakubaho. Imana yacu tugire neza. Yamaze iminsi yagombaga kujya kubwiriza yambaye kositimu imeshe, ariko nayo mbatangarize ngo yagiye kubwiriza arindutse bivuye mu nda y'ifi, nta atoze atisize, agenda ari kuruka avuye mu nda y'ifi. Imana yacu tugire neza kubera kutubaha Imana. Matayo rero dusorezaho ibice 24, hari ijambo rigufi cyane ku bice 42 rivuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi ndetse n'igihe umwami wanyu azazaho. Imana yacu tugire neza. No mpamvu bidusaba kuba maso ku manywa na nijoro, kuko tutazi umunsi iyi mpanda dutegereje izavuga. Kuba maso no kugira ngo no gukomeza tugasenga Imana, no gukomeza tukagira inzara n'inyota byo gukiranuka, no gukomeza tugasoma ijambo ry'Imana, no gukomeza tukaba maso ntidusinziriye mu buryo bw'umwuka. Ibitotsi bisanzwe ntacyo bitwaye, ariko ibitotsi uzasinzira bigatuma wibagirwa ijambo ry'Imana, bigatuma wibagirwa gukiranuka, bigatuma wibagirwa kugira neza, bigatuma wibagirwa kwihana, bigatuma wibagirwa guca bugufi, bigatuma wibagirwa kugwa neza, bizatuma ugira ingaruka z'ibintu bizakubaho igihe kirekire. Imana ibiturinde. Tugiye guhaguruka dusenga Imana, amasaha yacu yagiye, ariko nagira ngo babwire ngo twirinde ibitotsi byo mu mwuka. Twirinde ibitotsi byo mu mwuka, ahubwo tube maso, dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose. Ibindi byose tuzakenera Uwiteka Imana bifite mu biganza. Imana yacu habwe icyubahiro. Data wa twese uri